nongeye kuguha ikaze wo mukunzi ukunda filime yacu Ibanga. Niba uri umukunzi w'Ibanga, kora subscribe kuri iyi channel kugira ngo buri kiganiro cyose gisohotse ujye ukibona utarinze waruha. Kugira ngo buri kiganiro cyose gisohotse kivuga kuri filime yacu Ibanga ica kuri Miss Nyambo ujye ukibona utarinze waruha. Ese niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga, ukunda mu we mukinnyi? Ese niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga, ubona hahindukamo iki? Ese niba ukurikira Ibanga, filime yacu ubona twongeramo ibiki? Ese filime yacu Ibanga ubona harabuzemo iki? Niba uri umukunzi w'Ibanga, kora subscribe kuri iyi channel kugira ngo buri kiganiro cyose gisohotse ujye ukibona utarinze waruha. Mama Disi, Mama Niyori arababaje cyane. Mama Niyori ateye impuhwe. Ese Kabeshe Niyori ngagiye mu masengesho ngikanyarira? Ese koko Niyori namara kumenya ko yamubeshe bizagenda bite? Ese Mama Niyori umwana wagiye gushaka nuwuhe? Ese umwana wagiye gushaka yabarinde? Ese Mama Niyori nk'uwo mwana ageze yakamubura, nyuma Niyori akazamenya ko yamubeshe ko yaragiye mu masengesho kandi atari yagiye, Niyori yazabyakira ate? Ese murabona umubando Niyori afatanye na nyina waba udahindutse? Ese mubona filime yacu ahantu igeze ariho mwari mushaka? Ese filime yacu Ibanga urayibona ute? Ese filime yacu y'Ibanga urayikunda cyane ku buryo wanacaringa zino behind the scenes zose kuri bagenzi bawe nabo bakabasha kuyikurikirana? Niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga ica kuri Miss Nyambo, ukaba behind the scenes zose ukaba uzikurikirana kuri yino channel, ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo behind the scenes zose zisohotse muri zino minsi uzuzibona utarinze waruha. Filime yacu Ibanga ahantu igeze na hano hashimishije cyane. Niba utarakora subscribe, ukaba utari wanakurikirana filime yacu y'Ibanga, ukaba utari wanatekereza no kuyireba, filime yacu Ibanga niyo filime yomora imitima muri uru Rwanda. Niba utayikurikirana aho wasigaye inyuma cyane. Niba utarakurikirana filime yacu y'Ibanga, ukaba ndetse ukurikirana izindi filime zose zo mu Rwanda, Ibanga ikaba yarasigaye inyuma, ndagushishikariza gukurikira filime yacu y'Ibanga kuko ni filime yizewe ndetse ni filime ikinnye neza, ni filime irimo amagambo meza yubaka umuntu, ni filime irimo ibikorwa byose yaba iby'umujyi yaba se by'icyaro, ni filime yanditse neza, filime ica kuri Miss Nyambo. Ese Mama Niyori kageze Kigali, ese araza kubona umwana we cyangwa? Ese Mama Niyori umwana we wowe watekereza ko arinde? Ese umwana wa Mama Niyori yaba ari Kiramani cyangwa se hari undi mwana afite atari Kiramani? Ese wowe uyibonye Niyori ukabona na Kiramani kubasa cyane, undi mwana yabagiye gushaka atari Kiramani yabarinde? Reka dutegereze episode ya 50 mu kanya saba zuzuye cyangwa se 51 behind the scenes zose uzazibona hano kuri iyi channel kugira ngo uko filime yacu iri kugenda uzubibona utarinze waruha. Ese Kiramani umukobwa wari kumubwira ngabe yashingirwa nawe, ese Kiramani azamwemera? Ese Kiramani abatangiye filime, Kiramani mubona adasa na Niyori cyane? Ese Mama Niyori ko nta mugabo afite, wabona se wa Kiramani atari umugabo wa Mama Niyori? Nanjye ndiko mbikeka, reka dukurikirane filime wenda tuzabibonamo. Ese Nyambo we
karimo guhinga kaba yikomerekeje, igikomere cye kizatuma gikigare, cyangwa se ni igikomere gito kizatuma kizahita gikira ku kanya. Reka dutegereze filime yacu Ibanga. Niba ukunda Ibanga, ukaba ukunda abakinnyi bose b'Ibanga, ukaba ushaka no kugira ubone behind scenes zose zivuga kuri filime yacu Ibanga, ukaba utarakora subscribe kuri iyi channel, ndagushishikariza gukora subscribe kuri iyi channel kuko warasigaye cyane. Niba ushaka gukurikirana filime yacu Ibanga, ndetse ukaba umukunzi wa filime yacu Ibanga, ndetse ukaba umukunzi wa Kiramani, cyangwa se ukaba umukunzi wa Miss Nyambo, cyangwa se muri abo bakinnyi bose bakina muri filime yacu Ibanga, ukaba ukundamo umukinnyi umwe, ukaba utarakora subscribe kuri iyi channel, ndagushishikariza gukora subscribe ukanasharinga kuri bagenzi bawe, kuko iyi niyo channel yo muri abantu, iyi niyo channel ikora ku mitima z'abantu, iyi niyo channel wumviraho ibiganiro binyura abantu, ndetse iyi niyo channel ukurikiranaho behind scenes zose za filime yacu Ibanga. So niba utarakora subscribe kuri iyi channel, ndagushishikariza gukora subscribe ukanasharinga kuri bagenzi bawe. Niba uri umukozi w'Ibanga, ukaba ushaka kumenya ukuntu wagira uruhare muri filime yacu Ibanga, igisabwa ni iki? Ni ugutera comment kuri behind scenes zose z'Ibanga zisohotse, ndetse ukanakora subscribe kugira ngo buri kiganiro cyose gisohotse ujye ukibona. Wowe ukunda filime yacu Ibanga, uruhare uzarugira mu gihe uzaba ukurikirana behind scenes zose z'Ibanga zisohoka kuri filime yacu Ibanga. Ushaka kugiramo uruhare rukomeye cyane, ukaba utari washishikariza abagenzi bawe gukora subscribe kuri filime yacu Ibanga, ndetse nimba uri umukunzi w'Ibanga, ukaba uri umukunzi wa Miss Nyambo, ukaba utarakora kuri subscribe kuri iyi channel igiye kuzibagezaho behind scenes zose z'Ibanga, warasigaye cyane. So ndagushimira wowe ukunda filime yacu Ibanga, ndetse ndagushimira wowe wakoze subscribe kuri channel yacu. So ndagushishikariza rero kunasharinga kuri bagenzi bawe kugira ngo filime yacu y'Ibanga izisohoka uyibone mu ba mbere. So reka dutegereze turebe episode ya 50 ibiza kuvamo. Ese Mama Niyori araza kubona umuhungu we, cyangwa se aramubura? Ese Kiramani cyaba ari we Mama Niyori agiye gushaka? Reka dutegereze episode ya 50 turebe ibintu biza kuvamo. Niba uri umukunzi w'Ibanga, ukaba uri umukunzi wanjye, ukaba warakoze subscribe kuri iyi channel, ndagushimira cyane, uri umuntu w'intwari. So reka dutegereze mu kanya saa 7. Niba uri umukunzi w'Ibanga ukaba utarakora subscribe kuri iyi channel, aho ngaho warahombye cyane. Niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga ukaba utarakora subscribe, ndagushishikariza gukora subscribe ukanasharinga kuri bagenzi bawe, kuko filime yacu y'Ibanga ni filime nziza kandi ikunzwe cyane. Ese filime yacu y'Ibanga niba uyikurikirana cyane, ukaba uyikurikirana kuri Miss Nyambo, behind scenes zose ukaba ugiye kuzikurikirana kuri iyi channel yacu, urabyakiriye ute? Niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga, ukaba ukunda abakinnyi bakina muri filime yacu Ibanga, ndagushimira wowe wakoze subscribe kuri iyi channel. Duhure mu kanya saa 7 muri episode ya 50. So mu kanya saa 7 nimubure, turaba tubafite utuntu turyoshye cyane, kandi behind scenes zose z'Ibanga ugiye kuzikurikirana hano kuri iyi channel. Murakoze cyane.